Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuza bene data, abakunzi banjye, abakunzi ba Anaweza Daima, abakunzi b'Uwiteka Imana ikomeye igira neza. Muraho na mahoro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndanezerewe muri uyu mwanya ko Uwiteka duhaye umwanya wo kongera kuganira ku ijambo rye. Yaraturinze ndamahoro umuryango, nizeye ko namwe muri amahoro. Uwiteka akomeje kuba mu ruhande rwacu. Nahabwa icyubahiro iminsi yose. Ni wa mwanya wacu rero mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana, twegerezeza Bibiliya zacu hafi. Reka dutangire dusenga kugira ngo Imana ibane natwe. Uwiteka Imana yacu ikomeye, Imana nzima, Imana nziza, Imana y'ukuri, Imana y'urukundo n'imbabazi zitarondoreka. Turakunezerewe data wa twese, tuguhaye icyubahiro. Dushyize hejuru izina ryawe rikomeye. Turavuze ngo nuhabwe icyubahiro n'ikuzo iminsi yose mwami. Wakoze kutugirira neza, kuturinda, mwami Imana, ukaba uduhaye umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe. N'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe mukunzi mwiza. Ku rwanjye ruhande wabanye nanjye, abakunzi ba Anaweza nabo warabarinze mwami, kuko uri Imana ibera hose icyarimwe. Uyu mwanya rero turakweguriye, tugusabye kugira ngo ubane natwe, tuguhaye ikaze. Ngwino mwami Imana ubane natwe, ntabwo twabishobora turi twenyine. Ngwino tuganirize, ngwino duhugure, ngwino tugire inama, ngwino twubake, dore ko biba byadusenya ari byinshi mwami. Umugisha wawe nubane natwe, abakunzi ba Anaweza nibagirirwe neza aho bari hose. Umwe wese mwami Imana ahazwe mu byifuzo bye. Mwuka wera w'Imana tuguhaye ikaze, niwe mufasha ukuri, niwe twasigiwe, niwe twahawe, niwe duha nawe kumenya no gusobanukirwa no kumva. Mwuka wera tuganirize, ube hagati muri twebwe. Nukuri mwami, gahunda yose dushyize mu biganza byawe. Tangirana natwe kandi uze gusozanya natwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro muri byose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, haleluya. Umwami wacu Yesu ashimwe, abakunzi bacu ba Anaweza. Haleluya, haleluya. Yes, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yobu, ariko umutwe w'amagambo tugiye kuganiraho uyu munsi uravuga ngo burya iba ihari. Haleluya. Burya Imana iba ihari. Na cya gihe utayibona, na cya gihe wumva utayumva, cya gihe uri muri situation igukomereye, cya gihe uri mu bintu biruhije ubugingo bwawe, cya gihe ibibazo bikubanye byinshi, cya gihe uteraganwa hirya no hino wumva bigukomereye, ukagira ngo ntabwo ihari, ukagira ngo yagusize. Burya naje kubwira ngo burya ibihari nabwo. No muri ibyo bihe bikomeye, no muri ibyo bihe amatwi yawe atayumva, no muri ibyo bihe amaso yawe atayibona, atabona kubaho kwayo, burya ibihari. Yesu ashimwe cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu. Abasomyi ba Bibiliya, nizeye ko Bibiliya zanyu ziri hafi aho ngaho. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu, ibice 23, umurongo waho wa 8. Yobu nta muntu utamuzi, ndumva n'abadasoma Bibiliya bazi amakuru ya Yobu, bazi ibibazo Yobu yaciyemwo, bazi ibikomeye byinshi yahuye nabyo, kuntu yapfushije abana be bose, kuntu ubutunzi bwe bwose bwamuciye mu myanya y'intoki, kandi yari umutunzi ukomeye cyane, yewe yari n'umukiranutsi w'Imana. Ariko ibintu bye mu kanya ko guhumbya no guhumbura biba birarangiye, abana be baba barapfuye, ubutunzi bwe bwose buba burarangiye, amazu yose arasenyuka, mbega ibintu bya Yobu byose birahinduka, kugeza no ku mubiri we aratangira arwara ibishyute, kugeza ngo aho yatangiye kwishimisha urujyo, kugeza naho umugore we yamubwiye ati ariko uracyakomeje kwizera Imana yawe, kuko Yobu yarakomeje yizera Imana. Yizera Imana nubwo apfushije abana be, nubwo ibyo byose bigiye, ubutunzi bugiye, araguma yizera Imana, aragumya ahamya gukomera kw'Imana. Avuga ati Imana niyo yabimpaye yarabyishubije. Mbega Yobu ibintu ntibyigeze bimunyeganyeza ngo yumve ko avuye ku Mana. Ariko bigenda bikomera, kugera naho umubiri we nawe utangira kurwara. Satani yamusabye Imana ngo amugerageze. Imana yamubwira iti ndamuguhaye, ariko stop ku bugingo bwe. Ibindi byose bigerageze, niba uvuga ko Yobu anyubaha kubera yuko namuhaye umugisha, genda ubitware byose ndabiguhaye, ariko ubugingo bwe ntubukoreho. Yesu ashimwe cyane. Imana yemera ko bimubaho kugira ngo igaragaze gukiranuka kwa Yobu.
mwene data hari ibyo ushobora kuba unyuramo ukagira ngo ni igihano cy'Imana, naho Imana iragira ngo igaragaze yuko uri umukozi wayo, kandi hari n'abo ishaka kwigisha ku bwawe, hari n'urwego rundi ishaka kukugezaho. Yesu ashimwe cyane, kuko nyuma y'ibyo Yobu yaciyemo yaje kubona ineza y'Imana yikubye inshuro nyinshi, kandi n'uyu munsi turacyamwigiraho, turacyavuga ibyo yakoze. Hari igihe rero Imana yemera ko bibaho kugira ngo ugire abandi yigisha, ariko nawe kugira ngo iguhe ubundi buntu, iguhe izindi mbaraga, kandi iguhe kugera ku rundi rwego. Haleluya. Yobu rero nawe yabiciyemo, ariko biza kugeraho nk'umwana w'umuntu yumva atangiye gucika intege, kuko yarababaye cyane, n'umubiri we urababara cyane. Umugore arambwira ati uracyakomeje kwizera iyo Mana yawe, wayitutse ukipfira? Arambwira ati nawe ubaye nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Nuko Imana yanjye yari agifite kwizera Imana no mu bihe bikomeye. Mwene data, usabe Imana imbaraga, ibigeragezo ntibikagushyire kure y'Imana, ariko nanjye nzisabe, kuko akenshi abana b'abantu iyo tugeze mu bihe bikomeye turagamburuza kwizera Imana kukabura, tugacika intege, tugatangira tukiganyira, tukitotomba, twumva Imana yadusize, yaturetse kubw'intege nke zacu nk'abana b'abantu. Rero Yobu yaragerageje, arakomeza, arizera. Umugore aratangira muca intege, yaje kugera naho amusigara igendera. Inshuti ze ziraza zimuca intege, zimubwira amagambo yo kumuca intege. Mbese Yobu yanyuze mu bihe bikomeye. Reka rero twumve rino jambo ry'Imana nyine, Yobu 23 umurongo waho, duhere ku murongo wa 8. Aravuga ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura. Mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Ariko izi inzira nyuramo, nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nakubwiye ngo, natangiye nkubwira ngo burya ibihari. Turi kuganira ku ijambo rivuga ngo burya ibihari, no mu gihe utayibona, no mu gihe wumva bikomeye, no mu gihe washobewe, no mu gihe wumva yagutaye, yakuretse, burya Imana ibihari, ntabwo ijya idusiga, nta nubwo ijya itureka, kuko idusize umwanzi yatumira bunguri. Haleluya. Yobu rero nawe yageze mu bihe bikomeye, amaze kubura ibye byose, abana bamaze kumushiraho, ubutunzi bumaze kumushiraho, n'umubiri we umeze nabi, n'umugore amaze kumwihakana, amaze kumucyurira ngo iyo Mana yawe ni Imana kitakurengera, n'inshuti ze ziriho zimuca intege, zimucyurira, zimubwira ngo ni ibyaha byawe. Ageraho yumva bimucanze, mu mvugo z'iki gihe ageraho yumva birenze ubwenge bwe. Noneho yari asanzwe ari umukiranutsi, asabana n'Imana, yumva ijwi ry'Imana, ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwe, ahora yumva ari mu kubaho kw'Imana, kuko yari umukiranutsi kandi ari umuntu utinya Imana, wubaha Imana cyane. Noneho muri icyo gihe aragerageza gutakambira Imana, arasenga, ararira, azi ko Imana iri bumutabare, iri bumugirire neza. Yumva Imana iracecetse. Hari igihe Imana iceceka ukagira ngo yagusize, ukagira ngo ntihari. Burya ibihari, ibihari hari igihe ibyemera kubw'impamvu, kubw'umugambi runaka. Nawe rero aravuga ati dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura. Mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, dore nigira imbere ariko nkayibura. Nasubiza inyuma nkayibura, imbere ntihari, nasubiza inyuma nkayibura. Mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi. No kuvuga ngo aho nsanzwe mpurira nayo nayibuze, nasenze ntabwo nyumva, ntihari, ntinsubiza. Umubabaro wanjye ukomeje kwiyongeranya, ibigeragezo byanjye bikomeje kuba byinshi, inshuti zimvuyeho, umugore amvuyeho, ibi byanjye birarangiye, abana banjye bakobwa beza n'abahungu beza baragiye, Yobu nsigariyeho, none dore n'umubiri wanjye ukomeze. Akavuga ati nigira imbere ariko sinyiharuzi, nasubira inyuma naho ntihari. Mu kuboko kw'ibumoso bisanzwe ikorera naho sinyihabona. Nuvuga ngo ndasenze sinyibona, ngerageje gusoma ijambo ry'Imana ntabwo nyumva, ndiyirije. Dore ko tuvuga ngo kwiyiriza no gusenga mu gihe gikomeye ni inzira imwe yo gutuma dutabarwa, nabyo ndabikoze ndiyirije, ntabwo nyihabona. Inshuti zanjye ziraje, nari nzi ko ngiye kuziganiriza zikampumuriza, none dore zije ari urucantege. Mana ko numva wansize, ko numva ntakumva, ko impande zose nakubona, imbere ntuhari, inyuma naho nigiyeyo sinkubona, sinkumva. Mu kuboko kw'ibumoso aho usanzwe ukorera, aho dusanzwe duhurira ntabwo uhari.
urihishe uranyihoreye mwami. Yesu ashimwe cyane. Arangije aravuga ngo yihishe, umurongo wa 9, ngo mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi. Mana we, ntabwo byari bimworoheye. Ngo yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Iyi Mana rwose ndayibuze. Ariko umva ukuntu yavuze ku murongo wa 10. Ariko Yobu yari umukiranutsi. Icyama natwe twagira kwizera Imana kungana gutyo. Umva ukuntu yavuze. Ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Ngo ariko izi nzira nyuramo nuvuga ngo ibyo ndimo Imana irabizi. Nubwo numva idahari, ariko icyo nzi cyo izi nzira nyuramo, ibyo nyuramo irabizi. Nimara kungerageza, nimara kuntunganya mu buryo bukwiriye, nimara gukora ibyo yagambiriye ku buzima bwanjye muri ibi bihe ndimo, nzavamo meze nk'izahabu ihiye ikenewe ku isoko. Nzavamo ndi uw'agaciro. Nzavamo mvuga imbaraga z'Imana. Nzavamo nkomeza benshi. Nzavamo nihanganisha benshi. Nzavamo nkora umurimo w'Imana. Haleluya. Nshuti yanjye naje kubwira ngo muri ibyo unyuramo wumva usa n'uwatawe, abantu bose bakuvuyeho, ibyawe byakurangiranye, ubutunzi bwarangiye, nta kazi, nta buzima, nta mibereho, wenda n'umubiri wawe urarwaye. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana izi nzira unyuramo, Imana irahari, irabizi, irabireba. Nimara kukugerageza, nimara gusohoza umugambi wayo ku buzima bwawe, nimara gutunganya ibyo ishaka gutunganya, nimara gukora ikigambiriye cyatumye yemera kunyura muri ibyo, uzava muri zahabu ihiye, uzavamo ushakishwa, uzavamo wagurirwa imbago, uzavamo uri uw'agaciro wo kubaka abandi basenyutse. Kandi koko iyo dukomeje gusoma iki gitabo cya Yobu mu bice byaho bya nyuma 42, tubona ko Imana yashumbushije Yobu ibyo yari yarabuze byose, kandi ikamuha inshuro nyinshi z'ibyo yarafite. Haleluya. Byose Imana irabimuha kandi iramukubira. Ngo abantu barangije baraza n'amazahabu n'ibyo bikoreye n'iby'agaciro, ni baza ngo kumuhumuriza no kubana na mbega abantu baje koko Imana yari imaze kumugaruka yimugiriye neza. Hari abakuvuyeho, humura, Imana nimara kugira neza bazaza uzababona. Yesu ashimwe cyane. Bazaza bazagucira bugufi, bazakwereka ko ari inshuti zawe. Bati burya twaragusengeye, twabanye nawe. Nyamara burya rimwe na rimwe hari ubwo batagusengeye. Ariko icyo si cyo kibazo. Icyangombwa ni ukusuzuma uburyo ubanye n'Imana ukaguma uyizeye. Yobu yaravuze ngo nubwo nyura muri ibi, ngo intambwe zanjye nazishikamishije mu mategeko yayo. Uvuga ngo sinzikureho kuba inyangamugayo. Komeza wizere Imana, ntiwikureho kuba inyangamugayo, izakugirira neza kandi abantu bazagukurikira, si wowe uzabashaka. Haleluya. Mwami Imana aguhe umugisha. Komezwe n'iri jambo rivuga ngo burya ibihari. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, uri Imana yo kwizerwa nziza, y'ukuri n'urukundo. Uri Imana ibana natwe mu bihe byose tuba tunyuramo. Ntabwo ujya udusiga, ntabwo ujya utureka. Ndagushima Mwami Imana nzima ko urahari mu buzima bw'abana bawe, ibyo banyuramo byose, bibakomereye byose. Ndagushima ko utabasiga kandi uzabagirira neza. Nyuma y'ibyo hari ubuhamya, hari ukugera ku rundi rwego, hari ukuvuga imbaraga zawe. Urakoze Mana, baha umugisha bose, ubagirire neza kandi ubahaze muri byose. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze Mwami Imana ko wabanye natwe. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.